Guys mbahaye ikaze kandi ndashimira buri umwe wese ugeze kuri iyi channel ya Mr Nathan, ari ubwa mbere nkaba nguha ikaze ndetse nawe usanzwe kuri iyi channel uri uw'ingenzi cyane, uri uw'agaciro. Muri iyi video tugiye kukwereka uko ushobora kumenya generasiyo y'imashini yawe ugiye kugura mbere y'uko uyigura kugira ngo udahendwa. Muri iyi video rero ngufiya turareba uko wamenya generasiyo ya laptop cyangwa se mudasobwa ugiye kugura kugira ngo utazagura mudasobwa ishaje kandi ihenze, wakabaye umenya ibi ngibi tugiye kukwereka muri iyi video. Mbere na mbere niba utarakanda subscribe ikande kugira ngo tuzajye twigana amasomo agiye atandukanye kuri iyi channel yacu ya Mr Nathan, aho tuzajya twiga byinshi bigiye bijyanye n'ikoranabuhanga kuri telefone yawe ndetse na mudasobwa, ndetse kandi tuzajya tubigisha editing n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye uzajya wigira kuri iyi channel yacu. Mbere y'uko tugura laptop cyangwa se tugura mudasobwa, hari igihe wumva umuntu avuze ati afite imashini ni i5, ni i7, ni i3, ni i9. Ubwo bwoko bw'izo mashini cyangwa se ayo matayipu, izo ni CPU cyangwa se control processing unit. Ibyo ngibyo nibyo ugomba kumenya mbere y'uko ugura imashini. Ntuzumve ngo imashini ni i3, ni i5 cyangwa se ni i7 cyangwa 9 cyangwa gukomeza n'izindi verisiyo zo hejuru, wumve ngo kuba ari i5 ngo ibyo birahagije. Oya, ishoboye kuba ari i5 ariko ari generasiyo ya kera. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe muri iyi video, turebe step by step uko wabicekinga ukamenya ngo ese iyi mashini ni ubuhe bwoko bwa CPU cyangwa se ni iyihe, ifite processor bwoko ki. Mbere na mbere tugiye kureba uburyo ushobora gukoresha, uburyo bugeza muri butatu ushoboye gukoresha umenya computer yawe generasiyo cyangwa se igihe yasohokeye. Nituvuga generation wumve ngo ni igihe nyine iba yaragiriwe ku isoko. Wenda ibyo tuzajya tugenda tubireba muri video z'ubutaha. Wandike muri komanteri icyo udasobanukiwe ukitwandikire maze tuzagihereho mu kiganiro cy'ubutaha. Uburyo bwa mbere bwo gucekinga CPU cyangwa se processor type cyangwa se generation. Processor type ni izi z'ama Intel, AMD, Ryzen n'izindi processor zigiye zirimo amoko menshi. Ibyo byose tuzagenda tubirebera hamwe, ahubwo tugiye kureba kuriya wumva ngo imashini ni i3, i5, i7, i9, tumenye ngo ese biriya byonyine birahagije. Ese niba ngiye kugura mudasobwa i5, ibyo byonyine kumenya ngo ni i5 birahagije? Oya, ntabwo bihagije, ahubwo ugomba kumenya ese niba ari i5 niyo mu yihe generasiyo. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Uburyo bwa mbere bwo kureba generasiyo y'iyo mashini, uraza ukande window, iyi buto ya window plus L, ubwo ni L ngufi, window plus R. Noneho nurangiza wandikemo aya magambo tugiye kukubwira. Reka tuyagusipelingire. Urandika D cyangwa se D na X, wandike nanone D, wongere wandike I, wongere wandike I. Ubwo ni DXDAG. Nurangiza ukande OK. Nibakubwira do you want to check if your driver is digital signed, wemeze yes. Numara kwemeza yes, urindire gatoya urebe screen bagiye kukwereka. Sasa nk'uko mubibona bahise batwereka screen imeze gutya. Twebwe icyo tugiye kwibandaho cyane tugiye kureba processor type. Hano murabona nk'uko mubibona hano dufite processor Intel Core Time i5 7200U, hakazaho CPU, hakaza processor niba ari hano ni 2.50, CPUs 4 CPUs, hirya hakaza 2.7 GHz. So aka kantu niko turi bwibandeho gusa. Aka kantu niko turi bwibandeho kugira ngo umenye ngo ni generasiyo ya kangahe.
kugira ngo umenye ngo ni generasiyo ya kangahe, ni uko niba wenda ari i5 bagashyiramo aka karongo gutya, kaduse n'abakora zoom, wenda bashyizemo i5 slash 7200 U. Aha ngaha ni ukuvuga ngo umubare wa mbere utangira aba ariyo generasiyo y'iyo mashini. Bivuze ngo niba ari 7200, aka karindwi kabanza niyo generasiyo. Ubu iyi mashini yacu HP Lightbook X360 1015 G2, ubwo ni ifite generasiyo ya karindwi, ni generasiyo ya vuba. Murabizi ko imashini zo muri uyu mwaka wa 2025 niba ntibeshye bageza kuri generasiyo ya 12 niba atari 13. ubwo murumva ko hari kurengaho amagenerasiyo 5. hari iyo uzasanga ari i5 ariko ugasanga iri mu 3400 400. ubwo urumva iyo generasiyo yazaba ari 4, yazaba ari 3, urumva iyo ni iya kera. Bashoboye kuguhendera ubusa wenda ukajya kuyigura, ngo ni uko wagendeye mu gihogere ngo ni i5 ni i7. ushobora no gusanga ari i3 ariko ifite generasiyo iri hejuru, ugasanga ifite generasiyo 8, 7, 5 gutyo. Nujya kugura imashini uzibande kuri generasiyo iri hejuru, kuko generasiyo iri hejuru bituma imashini yawe uyigura nyine ibikomeye nyine atari iya kera. Ubu bwari uburyo bwa mbere bwo gucekinga gens cyangwa se generation. Reka tuze turebe ubundi buryo bwa kabiri. Ubundi buryo bwa kabiri nta bundi ni ubwo gukoresha shortcut nanone, ugakanda control shift na escape cyangwa se escape. Aha uba ugiye kureba performance ya CPU, uraza ugakanda control shift ukabikandira rimwe na escape cyangwa se escape. Ukaza kuri processor, ukaza kuri memory, hano kuri performance, hano ukaza kuri processor, uza kuri processor hano hejuru, ubwo ni CPU nyine niyo n'ubundi processor, ukareba ubwoko bw'iyo CPU. Ushobora no kuza ukaza muri, iyo wemeje hano kuri CPU nyine bakwereka Intel Core Time i5 7200U. nk'uko twabivuze nyine iyi karindwi ibanza niyo generation. Ukareba logical processor, kuriya bakubwira ngo ikubiye inshuro zingahe, ubwo logical processor hano uba ubona ko ari 4, ifite core 2. aha ngaha niko bari kutwereka. Ubundi buryo ni ubwo gukoresha third party tools. Third party tools ni uburyo bwo gukoresha software, ukareba CPU, ukareba specification. Yes, hano uraza muri browser ukoresha wandikemo CPUZ. Numara kwandikamo CPUZ uraza uhite wemeza. Numara kwemeza uze kuri iyi link ya mbere yanditseho CPU ID, CPUZ software uyikirikeho, hanyuma numara kuyikirikaho, hanyuma uze kuri setup English, harimo bit 32 cyangwa se bit 64, uze uyikirikeho, uhita uza close gutya, uhita ubona buto ya download, ukandeho download, irahita iza hano hejuru. Twebwe twari twayidownloadinze, hanyuma nurangiza uze uyinstallinge. Uraza nyine muri download yawe, uze uyinstallinge, wemeze nyine ukurikize step by step. Yes, numara kuyinstall imaze kuba finish, ukande aho handitse finish. aha ngaha uhite ukupa gutya, uze kuri desktop kubera ko wagize setup yayo kuri desktop. Uhita uza hano, murabona hari CPU ID, uhita uza uyikirikeho ya shortcut, hanyuma utegereze loading. Baraza bakwereke specification za mashini yawe
urabona hano bahita bakwerekana k'aka etikete kaba kari ku mashini yawe, bakakwereka ni Intel i5 bakakwereka hano Intel Core name, CPU murabibona hano, reka dukoreshe zoom, sibyo? Sasa nk'uko ubibona barakwereka Intel i5 7200U, bakakwereka main board, memory, SPD, graphic bench, mbese hano bakwereka specification za mashini yawe byose bakabikwereka. So ndagushimiye rero wowe wabanye nanjye muri iyi video kuva itangiye kugera irangiye, ngushishikariza kwisangiza abandi niba hari icyo bigufashije, kandi ujye wibuka mu gihe ugiye kugura mudasobwa cyangwa se hari undi muntu uzi ugiye kugura mudasobwa, ibuka kubanza gucekinga gens cyangwa se generation y'iyo mashini, kuko birafasha cyane, kuko bituma utagura imashini ishaje kandi uhenzwe. Rero ndagushimiye cyane, tuzasubire mu biganiro by'ubutaha.